yesu we mama ukuntu none habaye ubwo mwarekeye kuko mwagiye mugira nimuhe wamubabariye ko nayabonye amafaranga yanyibye yari yayajyanye yarafunze gutya nayabonye wamubabariye koko kamara amafaranga yanjye ndebe ko yuzuye n'indangiza ndamubabarira ahite nawe agenda ahite atahasubira iwabo. Yes, reka ngusubize wehereye mu bice bigiye bitandukanye ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi wa none kuri kamera za N1 TV ndi kumwe n'umumama ariko biranunguye cyane kongera kuhasanga kandi umugabo nsanzwe nkundagura nawe cyane mu bintu bigiye bitandukanye haba mu butabazi mu kuvura abantu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kubana n'abantu mu buzima bwa buri munsi mu bibazo bagiye bafite. Ariko mbere yuko muvugisha ndabanza mvugisha umama kuko ni wari umaze kuduhamagara akaduha karibu tukaba tumaze kugera hano. Hanyuma mama tubwire ikibazo nyamukuru cyatumye duhamagara ni ikihe? Murakoze. Ikibazo nyamukuru cyatumye mbahamagara nanuye hano i Kigali mubyara wanjye yaje hano konsora twarimo tubana yarari mu biruhuko aza kunyiba amafaranga nari maze narabikuje kuri banke kugira ngo ejo bundi abana nibatangira nzabajyane ku ishuri. Aza kunyiba amafaranga 500 hari harimo nayo nari mbikiye itsinda nayo yarayibye. Nza kuba ndi kugenda rero bimbabaje cyane mura no mu mama aza kundangira ko hano hari umugabo uvura yamfasha akangaruriza amafaranga kuko na mubyara wanjye yahise agiye yarayibye ahita agenda. Ibyo byabaye ryari? Hashize iminsi 2 bibaye nataye umutwe ubu meze nabi nataye umutwe. Rero nagize amahirwe yo kugera kuri uyu mupapa amfashe ndebe ko amafaranga yanjye yagaruka arayitsinda arayo nayo navanye kuri banke. Niyo mpamvu nabahamagaye ngo namwe muze mubimfashemo ndebe ko amafaranga yanjye yagaruka rwose. Uwo mu mama wizeye neza ko kuba yakurangiye umuganga nge ndamuzi njya mubona ariko uwo mu mama kuba yamukurangiye wizeye neza ko ari bugufasha amafaranga yakagaruka muri iyo minsi 2 atarononeka cyangwa se wenda n'uwo mubyara atarayamaze? Okay, ndabyizeye kuko nawe yarabimukoreye yarayamugarurije ndabyizeye. Ahubwo nk'abanyamakuru namwe mwaje kumfasha mwamfasha tukareba uko ayo mafaranga yagaruka. Niyo mpamvu nanjye mu nsanze hano kuri uyu muganga na muganga nawe ndamwizeye mufitiye icyizere. Kiva amakuru y'iminsi nishimiye kongera kukubona. Yego mwiriwe. Uraza kongera ijwi? Mwiriwe. Yego. Hanyuma rero ngusanze kuri uyu mumama muri kumwanga. Uyu mumama ikibazo afite amaze kukitubwira ko hashize iminsi 2 hari amafaranga mubyara we wari waraje naha akayamwiba bari kumwe kandi yari amafaranga y'itsinda ndetse kandi waye n'amafaranga yakuye kuri banke. Siko warambwiye ko ari wakuye kuri banke? Yego arayo navanye kuri banke nta itsinda nari mbikiye itsinda. Yego. Hanyuma rero Kivumbi ibi bintu none urabikora gute kuri uyu munsi wa none? Imbaraga ndazifite ndabikora rwose ku mugaragaro murahita aratabyibonera bayamugaruriye. Okay, none rero ubwo watangira imirimo yawe natwe tukabireba kuri kamera urabizi nago ndi bukureho kamera. N'ikimenyemenye reka banze ndehembe ryanjye igikoresho cyanjye. Ngaho rero tangira imihango yawe wize neza ko amafaranga yo mu mama aragaruka? Amafaranga aragaruka ubushobozi ndabufite. Reka mbubereke kuko hangire n'igikoresho cyanjye hari amazi yavuye mu karwa ka Kabaka tujya dukoresha ahubwo mfasha aya mazi nsukiramo hano. Yewe ko bise bibiro we? Yego sukamo. Ko bibize mu sukamo? Ko bibize? Nibyo niko bigenda rekeraho. Noneho muri kameramo ndasira noneho nkwereke ko bigomba kugenda nze mushike tubwoba warasa
yigira ubwoba. Ahangaha iri hembe nayihawe n'abakurambere, ubushobozi turabugira bwo kuba abantu ntiyakwibye vuba. Ari n'ahantu hafi yihishe hafi aha mu mazu ari hafi ahangaha, n'ubu mukanya reka mushike, kuko yaba wibye, yaba ari n'imodoka, yaba ari n'iki, mfite ubushobozi bwo kuba yaba ari mu mahanga, yaba ari mu gihugu, yaba muri Tanzania, Kenya, aho yaba ari hose akaba yaza. Ariko ubu ngubu bigaragara yuko atari ahantu kure, ari hafi muri aya mazu. Umaze kubibona? Ndabibona, ari muri aya mazu, cyane cyane mu kizu kiri hano. Ubu ni ukuvuga ngo agomba kuba muri iki kizu kiri hano hafi, ntabwo yagiye kure. Imbaraga nahawe n'ababyeyi, reka muzane, ntabwo ari kure. Nguyu Yesu we uzikaje amafaranga kamera mwarekeye kuko mwagiye mugira nimuhe wamubabariye ko nayabonye amafaranga yanyibye, naya yari yayajyanye yarafunze gutya, nayabonye. Wamubabariye koko? Kamara amafaranga yanjye ndebe ko yuzuye, n'indangiza ndamubabarira, ahite nawe agenda, ahite atahasubira iwabo. Mubabarire. Ntabwo uzongera? N'ubwa nyuma n'ubwa mbere nimumbabarire iri ngiri, ntabwo nzongera pe na rimwe, n'ukuri nimumbabarire. Mama mwamubabariye mama. Kanya ndi kubara amafaranga, ngiye kureba amafaranga ko yuzuye, ubundi ngiye kumubabarira, ahita atahajya iwabo mu cyaro. Uramubabariye? Mubabarira amafaranga yanjye yose aruzuye, ni 500. Ni 500. Ibi bintu mubikora gute? Ibi bintu ubushobozi twahawe nahawe n'ababyeyi. Ahise aceceka, ni ukuri kw'Imana. Amafaranga yanjye nayabonye yose aruzuye, ni 500. Namwe banyamakuru, Mugabo urakoze cyane, urakoze cyane. Mwigende ibyo byanyu. Nimugoroba ntabwo mpaye 150. Narayimuhaye 100 mugabo. Ubwo ni 100 byanjye. Mfite akazi kenshi ngiye kujyamo. Namwe banyamakuru mwe mwigiye hirya. Ese mugabo mwatubwiye ibi bintu mubikora gute? N'ubushobozi twahawe n'ababyeyi n'abakurambere, n'abasogokuru n'abasogokuruza. Simubyiboneye banyamakuru, ntabwo nababeshyaga rwose. Amafaranga yanjye nari nayabuze. Murakoze namwe kuba mwaje hano kumfasha, murakoze cyane. N'ubutaha nihagira ikindi kibazo kiba, tuzongera tubahamagare. Murakoze cyane rwose. Amafaranga yose urayabonye? Amafaranga yanjye yose ndayabonye, nayangaya yarari no muri kano gasakame, nuko nguko yarameze. Murakoze cyane. N'uyu muganga ndamushimiye imbere yawe. Muhanga narayamuhaye 100. Nimba ari bunca yandi ndayamuha nta kibazo, kuko nari nzi ko nyahebye. Kivu, hanyuma rero uramuhannye, niko nabyita, muramwahagije pe. None ubu ibi bintu bizarangira gute? Abajura niki wabwira abantu badukurikiye bagikora imico cyangwa se iri mu mutima wo kuba wahemukira mugenzi wawe? Buriya bazajya bahemukira abandi, tuzajya tubaha ibihano. Duhereye kuri uyu nguyu, kugira ngo nawe abe intangarugero, agende abwire na bagenzi be. N'abazajya babikora bose bazajya bagera imbere, nzajya mbahana. Murakoze. Yego, namwe murakoze. Kanivugishije umukobwa mbere yuko nigendera. Mama ndaje uze kuma nimero zawe tuzatuvugana. Sister, none se wari warayatwariye iki?
yaraneshaga umutwe, yankuye mu cyaro arambwira ngo nze njye mufasha abana, ngafite abana 3, arambwira ngo azajya ngurira imyenda n'inkweto. Amezi 4 yarashize nta kintu angurira, ubwo yaramaze iminsi abika amafaranga nyareba, nanjye ndavuga reka nyafate ngende nigurira imyenda n'inkweto nikenure ibintu byose. Nibwo rero nteje ibi bintu byose birimo birandya, ngiye kumva numva ibintu birimo birandya. Ariko ntuzongere kwiba. Ntago nzongera, nambabarira, ntago nzongera inshuro ni ya nyuma ni ya mbere mu buzima bwanjye. Ntago nzongera. Noneho genda wambare, ntago tuva hano tugiye gukuraho kamera tuvugane nawe, niyo ataguhita iki turagufasha tuguhita iki. Ego muraba mukoze, ndahita ntaha iwacu ni Rusizi, ntago nzongera kwiba rwose. Mu munsi abere n'imbabazi. Urakoze. Ego.